huta bakaza bagashima Imana bakavuga imirimo Uwiteka yabakoreye. Tubakire dukomera Imana yacu amashyi. Reka basabe protokole baze badufashe twigize hano. Reka Simo abanze ashima Imana. Gize imbere gatoya kugira ngo aho ngaho. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Murabona uko mpagaze ahanga, murabona ko nkeye. Satani yari yarampejeje hasi. Ngiye kubabwira ubuhamya rero bw'ukuntu ninjiye mu murimo w'Imana. N'ukuntu Imana yankoreye igitangaza. Cyari gikomeye ku buzima bwanjye ndetse no ku buzima bwa famiye. Nitwa Rurinda Simoni, nkaba ntuye mu Gatenga, ariko nkaba naravukiye Iburasirazuba mu ntara y'Ikayonza, murenge n'uwa Gahini. Twaje i Kigali, muzehe niwe yavukiye, aradukurayo atuzana i Kigali, turahaba tuvuka ku babyeyi benshi. Muzehe yari afite abadamu batatu, ubwo atubyara turi 12, dusigara turi 6. Muri 6 bose barashatse barabyara. Ngiye nshatse muri 2014, ntago nigeze mbona urubyaro. Nkomeza gusenga, nasengeraga mu itorero ry'Abadive, nkomeza gusenga, ariko ngeze igihe Satani arandambika, anteza uburwayi bwafashe kuva mu nyonga y'itako kugera mu ivi, ampeza hasi. Nta bitaro bitari binzi, babura uburwayi. Ndashaka kumva ariko ibintu by'Imana, hano babwiriza, bavuga ijambo ry'Imana, hano bavuga Yesu, ndahabura. Mu gitondo hari ku itariki 22, numva mfunguye, sinari ni radio authentique nibwo wa mbere nari nyumvishe, kandi narajyaga mpaca hari kuri Zion. Numva radio iravuze, umukozi w'Imana avuze ngo wa mugabo we, ntabwo nkuzi, sinzi naho uri, ariko urarwaye. Kwa muganga babuze uburwayi, kandi uraryamye. Ngiye gusenga mvuga ngo mu izina rya Yesu, aho hantu harwaye hari kuva hano kugera hano. Uhakubita inshuro 6, kuko nari nizeye, numva nshaka kumva ibintu by'Imana. Ari bagwa mbere mfunguye radio, numva ni ibintu byiza cyane, numva none agasenga nanjye mpakubita. Kuhakubita rero hashize iminota 3, nibwo nagiye kumva numva ikintu ngo kimeze nk'umuyaga. Numva nyine ndakize, nshima Imana, ndakize. Abantu bari hanze ati baye iki kusakuza, ndakize rwose, Imana ingiriye neza. Hari umugabo uri kuri radio authentique yavugaga ngo wa mugabo sinzi aho urwariye, ariko wizeye Yesu wakira. Mushima Imana, haleluya. Imana ingirira neza. Ku itariki 22 ndazinduka rwose, mvuga intereka njye kureba wa mugabo, kuba bavuze ko asengera kuri Zion, kanjye kureba uwo mugabo. Ngiye kureba uwo mugabo, ntago nabashije kumubona, ariko mpasanga Pastor Masimangu, ntago twari tuziranye. Yarayibonye iyerekwa atashye, ngiye ubwo nari nicaye aho ngaho ntegereje kureba uwo mugabo wavugiraga kuri radio. Aravuga ngo nabonye umugore n'umugabo baza bashima Imana, ariko uwo mugore yabyiganaga cyane, ashaka kugira ngo ari bubanze. Ngiye nari ndi inyuma, n'ubundi nzamura amaboko. Aravuga ngo wowe hari ubutumwa wanyohereje, nabukohereje ariko ntiwabubonye. Mu by'ukuri agahinda kanjye kari kenshi, kuba nta muryango ufite wamaze kukuvaho, wowe turi wenyine muri ako gahinda, nta uri bubwire ububabare. Ndavuga nti Imana, nunkiza ukankiriza hariya hantu, ntuzahankura tuzarwana.
ubwo nibwo yavugaga ngo ninjye nakohereje ubutumwa ahubwo ntabwo wambonye, ati ngwino hano ndaza. Nibwo namubwiraga nti njyewe nahoze ndi umuririmbyi mu badivantiste, muri ba basore bagira amajwi meza cyane, naririmbaga muri korali bita Ubugingo Bushya. Nanjye kubera ko ijwi ry'Imana ryankozeho, mwazanyemerera nanjye ibihangano byanjye nanjye nkabishyira imbere y'Imana nanjye nkaririmba. Arambwira ati ni karibu, ariko ndamubwira kuko umutwaro wa mbere nari mfite n'igisuzuguriro muri akuntu ngana. Icyo gihe mfite imyaka 37, ntago nduze cyane, ariko nyine Satani nyine yaguheza hasi ku buryo agutandukanya n'abantu, niwongere kukuvugisha. Nibwo yavuze ngo igitangaza wakizera. Rwose narakizeye, aransengera imbere y'iteraniro. Ubwo rero haciye iminsi Satani akomeza guteza uburwayi, nza kurwara akaguru kose, ikirenge gihinduka umukara, ahandi haratukura. Ndavuga nti Imana rero ubu ni wowe ugomba kunkiza, kuko dore namaze kuryama. Imana ukoresha abana bawe bantabare. Ubwo ku itariki zari 8 z'ukwezi kwa 4 mpita njya kwa muganga. Abantu barambwira ati jya mu bapfumu barakuvura dore bakuroze. Ntoya, Imana irankiza. Hari ku itariki 2 ubwo nari navuye mu giterane cya Zafu, bamaze kuramya no guhimbaza kuri uwo munsi. Ku itariki 3 nibwo nafashwe. Ngeze kwa muganga Centre de Santé ati wa mugabo we nta burwayi tubona ufite. None se ibi bintu ni ibiki? Nkajya gusenga, umuntu ambonye atari icyo kiguru urakijyana he? Ntoya, njya imbere ya Yesu kugira ngo Yesu agikize. Yesu yakijije ikirema igihe cyari kw'irembo ryitwa Ryiza. Nanjye rero ngomba gukira. Ubwo nkagumeza nkaza. Hari mu materaniro ya 3 yitegura ya 7, haza umugabo arambwira ati ako kaguru wakemera ko ngasengera? Ni rwose nabyemera. Aransengera ndataha, ariko ntibyabujije Satani guteza ikindi gitero. Ahantu nari nicaye imyaka 7 ntegereje akazi. Aho hantu Imana yahankoreye igitangaza. Wizera Imana, uyu mubyeyi byo yavuze nibyo. Nari nicaye imyaka 7 nta kazi ngira, nkagenda nkahicara nkategereza. Nibwo Imana yahamereye akazi. Nkomeza gusenga. Satani ati ndaguteza uburwayi. Aka kaguru mureba baba baragaciye. Haza umusirikare ati aka kaguru ntabwo ugomba gucika, akagomba kubyinira Yesu. Kuki gacika se no kubera iki? Ubwo arishyura amafaranga ndavurwa ndatabara. Ku itariki rero z'ukwezi 7 z'ukwezi kwa 5 nibwo madamu yasamye. Asamye ngomeza gusenga. Ubwo ndi mu bitaro, asamye ndi kwa muganga. Ubwo nkomeza gusenga. Madamu agiye kumva numva arambwiye ati rega narasamye tujye kwa muganga. Narakarekareka urambeshye, ibyo ntuzongere kubimbwira, kadutegereze ahace amezi 2. Nibwo mu kwezi kwa 6 yambwiye ati tujye kwa muganga. Mbaje muganga ni umubyeyi aratwite? Ati aratwite rwose. Numva nishimye cyane, agahinda kanye numva kararangiye. Ku itariki Imana yakoze igitangaza. Yasamye mvuye kwa muganga. Yesu ashimwe. Mwihangane kuvuga imbere y'abantu, ntabwo abantu bose baba babimenyereye. Rero ari kuvuga ubuhamya ariko akabivanga, ariko byose birakomeye. Rero icyo ashaka gusobanura, ku itariki 7 z'ukwezi kwa 11 nibwo yaje mu rusengero ubwa mbere mu materaniro twari tuyoboye. Imana yari yatweretse ko hari umuntu uzaza gutanga ubuhamya yabyaye. Imana iduha n'itariki, iratubwira ngo azasama ku itariki 4. Turabivuga mu materaniro, hari umuntu uri hano ku itariki 4. Ntago tuzi ukwezi, Imana atubwira itariki 4.
nibwo uyu mwene data yaje. Rero ari kuvuga ko Imana yamukoreye igitangaza, imuha urubyaro nyuma y'imyaka 10 nta mwana bafite. Nibwo buhamya bwa mbere. Yego, hanyuma mumbore ko nabivanze kuba ko nagiye mvuga nihuta, ariko ikimpagaritse aha ngaha ni ugushima, dushima Imana yacu, dushima n'umubwiriza Imana iba yateguye. Imana ijye mu umugisha, kandi nawe Imana iri hano nawe yakwibuka. Ntugire ngo yarakwanze, oya, nawe yakwibuka uri hano. Ubwo rero gushima Imana kwanjye, twabyaye umwana w'umuhungu, ariko ntaravuga ngo kubyara. Imana yankoreye ikindi gitangaza gikomeye. Turi kwa muganga ku itariki 2, impuza n'umugabo w'umupasiteri n'umusirikare akora muri Nyagatare, wari umaze imyaka 20 ategereje urubyaro. Uwo munsi twese twabyariye rimwe, tubyara abana b'abahungu. Uwo munsi haba karasisi ka gisirikare. Umupolisi waje, naramubajije ngo ushatse wahise ubyara? Ati yego. Twegereye turimo turashima Imana kubyo yadukoreye. Uriya ni imyaka 20, nge ni imyaka 10. Ahita avuga ngo ndigendeye, ntacyo nta mutekano muke mwateje, ndigendeye. Mwe mufite icyo kuvuga, nge ntacyo mfite icyo kuvuga. Dushima Imana rero. Ubwo mfukamye ndi gusenga, ariko kugira ngo mbabwire iby'Imana ya ikora, nasabaga izina, kandi nkasaba izina ryo muri Bibiliya. None mfukamye ku munsi wa Noheli y'amakonje, nibwo izina ryaje riza ari Safunati. Safunati nibazaho byanditse ndabibura. Nje gusenga, umushumba mukuru arabisobanura. Arisobanuye numva ni izina ryiza, ndi igitangaza, ndi Imana ivuga. Haleluya. Nawe uri hano Imana yakwibuka, ariko uwumva namusengera ari hano nawe akabona urubyaro, kuko ubu niwo murimo nafashe wo gusengera abantu badahetse, bababajwe nuko badahetse. Mwatambuka aza nk'abasengera. Yesu ashimwe. Iri ni ijoro ryo kugororoka, siko twavuze, niko Imana yatubwiye. Bene data, ntabwo iyi gahunda twayikoze kuko dushaka kunezerwa. Hari ijwi ry'Imana twumvishe. Amen. Nimba uri hano nawe ufite ikibazo cyo kubyara, niko yavuze, haguruka. Nimba hari uhagarariye, ngwino hano. Mu bihe bisa nk'ibi ngibi nibwo abandi bakira. Imana irashaka kugira ikigorora mu nda yawe. Imana irashaka kugorora inda yawe. Uyu mugore wo muri Luka 18 yamaze imyaka 18 yarahetamye, ariko umunsi umwe yagiye mu isinagogi ahura na Yesu. Ntago twaje hano kwishimisha. Iyi ntago ari veye isanzwe ngo abantu bagende bishimishe. Dufite insengero twese. Ntago ufite urusengero rwawe, nanjye ndarufite, ariko Imana aratubwiye ngo tugenda ahantu hatari umupaka, duhamagara abantu b'Imana, kuko hari icyo Imana ishaka kugorora. Umuntu ntago ashobora gutanga icyo adafite. Mwene data Imana yamukoreye igitangaza. Ayo mavuta arafite ku buzima bwe. Ubuhamya bwe yarabumbwiye, wenda ntiyashoboye kubabwira. Uwo muntu bahuriye mu bitaro, nawe ngo Imana rero aramubwiye ngo ikimenyetso imuhaye, umunsi azabyara ngo hari undi muntu basamiye rimwe bazahurira aho hantu. Haleluya. Imana irakora. Imana irakora. Reka tumuhe mikrofone aragusengera. Kugira ngo Imana ikore igitangaza ntabwo bisaba kuba uri pasiteri. Bisaba kuba ushobora gusa kwizera no kumva ijwi ry'Imana. Ubonye amafoto ye uwo munsi
twamuhaye ubwo buhanuzi yari umusaza, ubu yabaye umujene, arasa neza. Haleluya. Njye nari nzi ko afite nk'imyaka 55, nasanze murusha imyaka. Ibyo umubyeyi yarari kutubwira hariya. Reka tumuhe, usenge, Imana iguha ubwo butware, ubasengereho, icyo umwuka wera kubwira ucyature, kandi nawe ucyakire. Ni Yesu uri kumukoreramo. Uwiteka Imana ikomeye, turagushimye Uwiteka Imana ikomeye, wabanye natwe kuva tukiri bato kugeza tugira ahangaha. Uwiteka Imana ikomeye, uhebwe icyubahiro. Uwiteka Imana ikomeye, nkweretse aba bene data, nabo data bahe guheka kandi ubahe imigisha. Uwiteka Imana ikomeye, utangira ubuntu. Data warampaye, ariko nanjye nafashe umuhigo wo gusengera abantu. Uwiteka Imana ikomeye, reka izi nda zabo Uwiteka Imana ikomeye uzihazemo umwana, reka ubahe ibyishimo, reka ubahe umunezero, kuko uri Imana yacu. Turagushimye kandi uhabwe icyubahiro, ubohore n'imigisha yabo mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Uwiteka ubarinde, ukomeze kubagenda. Reka Uwiteka Imana ikomeye ubasanga mu ngo zabo. Reka Data ubagenderere nkuko nanjye wampaye, kandi reka Data bakomeze kugutegereza. Uwiteka Imana ikomeye, babere byose, reka bakwizere, reka bakwiringire, kuko uri Imana yacu. Turakwiringiye Data, waravuze ngo nzabarinda, ariko Uwiteka Imana ikomeye rero mbaturiyeho abana b'abahungu n'abana b'abakobwa. Data wabivuze, reka igitangaza kibe, urakoze kuba wowe imigisha yabo, urakobaye kuba wowe urubyaro rwabo, ubahe gukomera, ubahe kukwizera. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Twizere ni Yesu ukora ibitangaza, si abantu babikora. Abakozi b'Imana, Imana irabakoresha, ariko ni Yesu ubikora. Ndaza gusaba abari muri protocol baze kudushakira amavuta. Nitugera mu mwanya wo gusenga, turaza kongera duhamagara abantu tubasengere, tubasige n'amavuta. Haleluya. Haleluya. Reka Leoni nawe aze atanga ubuhamya, avuga iby'Imana yakoze ku buzima bwe. Reka nabo tubakire dukomera Imana yacu amashyi. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe. Amazina yanjye nitwa Tuyishime Felicien, ndi kumwe na Madame. Reka nawe abibwire. Haleluya. 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 Amen. Nanjye nitwa Mukarugena Leonira, mpagaze hano nshima Imana. Haleluya. Numvaga ndi kukuvuga cyane ko yafite mikoro, sorry. Ndashima Imana ko mpagaze hano. Haleluya. Ni iby'igiciro, kuko iyi ni itariki Imana yateguye ku munsi twebwe abana b'abantu tutari tuzi. Abana b'abantu baratungurwa, ariko Imana ntabwo igitungurwa. Haleluya. Shimye Imana mbere na mbere ko kuba mpagaze hano muri Marriott. Amen. Reka nifuza kuzahagera, umva kwenda nzahaza, wenda Imana yampaye nk'ubushobozi nahasohokewe kuharira cyangwa kwanywera nk'icyayi. Ariko ikintu cya mbere nshimye Imana. Haleluya. Shimye Imana ko mpagaze mvuga izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo. Amen. Ndashima Imana rero mpagaze hano nshima Imana. Uwavuga iby'Imana ku buzima bwanjye ntabwo nabirondora. Haleluya. Mbere na mbere nanone nongeye gushima Imana ko mpagaze hano ntari njyenyine. Haleluya. Ndi kumwe n'umutware mwiza Imana yampaye. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Rero Imana ni Imana yacu, Imana niyo kwizerwa. Imana yacu irakomeye, ntawayiringiye wigeze akorwa n'isoni. Haleluya. Nakundaga gusenga nkavuga ngo Uwiteka Imana Nyiringabo, ngo byiringiro bizima byanjye bitajya binkoza isoni kandi bitateze kuzankoza isoni. Nkahita nyibwira icyo nshaka kuyibwira. Haleluya. Kandi Imana ntabwo igikoze isoni.
iyo utaguye isari urasarura. Amen. Kubanje mpagaze hano rero ndashima Imana yabanye nanjye mu kuva mu buto bwanjye kugeza n'uyu munsi. Ni amateka maremare, ariko icy'ingenzi kinzanye hano ni ugushima Imana ko Imana yanyubakiye ikanyubakira urugo. Haleluya. Hava uyu munsi nkaba ntakitwa umukobwa, uyu munsi nkaba nitwa Madamu Felicie. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ibyo ndabishimira Imana cyane. Ndashaka gukomeza umuntu wese uri hano w'umukobwa. Haleluya. Ndashaka gukomeza umuntu wese uri hano w'umukobwa cyangwa umusore. Haleluya. Kuko urugendo rwo kugira ngo ugere ku isezerano ni urugendo rukomeye kandi bisaba kwihangana. Haleluya. Kandi bigasaba guhagarara mu mwanya Imana igushakamo. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Cyane ndashima Imana. Nabaye umwana w'umukobwa, ariko nabaye imfubyi ndi muto cyane muri jenoside yakorewe abatutsi. Haleluya. Mbi imfubyi, mbura papa, mbura mama, mbura nta murumuna wanjye, nta mukuru wanjye, nta muntu n'umwe tuvukana, bose barapfa, nsigara ndi njyenyine. Haleluya. Nanjye Imana imvana mu mirambo, nabazi ko banyishe byarangiye, ariko Imana iranzura. Haleluya. Kuko yari izi ko ari igitondo kimwe cyangwa hari ijoro rimwe nzaba mpagaze hano muri Mariyoti mvuga imirimo y'Imana. Haleluya. Haleluya. Amen. Icyo nshaka kuvugira ngo ngere ku ntego y'uko Imana yankoreye ubukwe, nuko kugira ngo ugere mu gihe cyo kugira ngo ukore ubukwe nk'umukobwa, muri ibyo buzima bw'ubupfubyi, unyura mu misozi, ukanyura mu mataba, ukanyura mu bigeragezo, ukanyura mu ntambara zikomeye, ugatabwa, ugacunaguzwa, hahandi hari ibishuko byinshi. Haleluya. Byakujyana mu bintu byatuma uva no ku Mana. Haleluya. Uba mu mafamiye, ukageragezwa, ugatabwa, ugacutotezwa, ukabura icyo wakagombye kubona nk'umwana w'umukobwa. Haleluya. Abana b'abakobwa dukenera utuntu twinshi. Haleluya. Mama Providence arabizi, n'umuryango nabayemo hari n'abantu benshi bari hano bazi ubuhamya bw'ubuzima bwanjye. Ariko muri ubwo buzima njye nkimara kuba imfubyi, navutse mbona mu rugo basenga, mama akunda gusenga cyane. Noneho maze kugera ubwenge bwo hejuru ho gato, mbwira Imana nkajya nyibwira ngo Mana, ni wowe papa mfite. Haleluya. Ni wowe mama mfite. Iyo umukobwa agiye mu busambanyi, haleluya, umukobwa yishingiye, umukobwa atwaye imyenda akoza se na nyina isoni. Haleluya. None Mana, papa na mama ntibakiriho, ndamutse ngize icyo nkoraho bari baza abantu bajya avuga ngo hari nta kintu uba ntacyo basize. Ariko none ni wowe papa mfite, uzandinde kuzagukoza isoni, uzampe kuguhesha icyubahiro, kuzageza umunsi uzampuza n'umugabo wawe wanteguriye. Haleluya. Yesu ashimwe. Ubwo buzima bwose mbubamo, ariko nkihangana. Uhura n'abagushuka, n'ababa bavuga ngo we bakabona ko ushobora kuba nta mavuta yo kwisiga ufite, ariko nkihagararaho, nkagenda ntagire uwamenya ko nta mavuta yo kwisiga mfite. Uwayampa akaba ari umubyeyi ufitiye impuhwe. Haleluya. Ariko ntiyandarishije mu basore. Yesu nashimwe. Si ukugira ngo nirata, ahubwo ndagira ngo mbabwire ko iyo wihanganiye mu bigeragezo, igihe gikwiriye Imana irakora. Haleluya. Yesu nashimwe. Turi hano duhamya Yesu Kristo. Rero muri urwo rugendo Imana yagiye ibana nanjye, ngasenga, nshima Imana, njyana mu rusengero, ndakizwa. Noneho umubabaro wanjye nagiraga agahinda kenshi, nkumva nta n'urukundo ngirira abantu kubera kumva nariyanze, numva ko Imana yanyanze. Ariko ninjiye mu nzu y'Imana, Imana ingirira neza. Haleluya. Ikajya igenda inkuramwe umubabaro nk'uko uyu mama yabivuze. Niga gusenga, niga kwisengera, niga kwinginga. Haleluya. Abashumba hariya mu rusengero bakajya batwigisha gusenga, ntangira kujya nikokoraho iyo myuka y'agahinda n'iki. Imana ikajya impa ibyishimo. Abantu benshi tuziranye bazi ko nge nkunda guseka. Haleluya. Nta muntu wambona narakaye, niyo ndakaye mbabara umwanya muto ngahita mbyibagirwa. Niyo mbabaje ukankorera ikintu kibi, haleluya, mbabara ko kanya ariko bitabirangirira aho ngaho. Haleluya. Imana irambohora inkuramwe umubabaro, nkajya numva nkunza abantu bose, aho ngeze nkumva ndishimye. Haleluya. Ariko muri urwo rugendo Imana ikomeza ibana nanjye,
nahuraga n'abasore benshi baza bakantereta, ariko umusore ye yazaga babwire iyo ugiye imbere y'Imana udafite irari n'amarangamutima ugatumbira Uwiteka ukabwira Imana ngo Mana nkeneye ubushake bwawe, njyewe uranze uransobanukiwe. Nyene najyaga mbwira Imana nkavuga ngo Mana iyi si ihagaze ku mashuri, abasore b'iki gihe barareba abakobwa bafite amashuri, abasore b'iki gihe barareba abakobwa bafite imiryango ikomeye. Haleluya. Abasore b'iki gihe barareba abantu bafite ibintu bifatika, ariko Mana nanjye ibyo si byo ntumbiriye, uzampa umutwaro uvuye ku mutima wawe wanteguriye, kandi Mana nanjye uzampe kukubahisha. Haleluya, haleluya. Ibyo byose nkabibwira Imana, ariko icyo gihe bakaza baje namubona aje nkavuga Mana uriya musore ni wowe umuzi, nge ntabwo namumenye. Nimba aje avuye mu bushake bwawe, urugendo rwanjye nawe rukomeze. Nimba atavuye mu bushake bwawe, biceho. Imana ikabikora kuko ari Imana yumva nabaga niherereye. Mbere yo kwerekwa yo kumva umutima wanjye ukunze wa musore, nkamanza nkegera Imana mu ibanga ryanjye. Haleluya. Ariko ibyo byose hakaba n'intambara, hari ibitero byinshi bikubuza no gushaka, karandeba ari nyinshi, ariko igitondo kimwe hajya rimwe nampura n'umukozi w'Imana Masi, ndamubwira ati umukozi w'Imana, ariko ujya unsengera? Njyewe ndashaka kuzajya unsengera nk'umubyeyi, nk'umupapa wacu utuyoboye mu masengesho, ujya unsengera. Arambwira ati Mafi, nkunda ukuntu rero akunda kunyita Mafi, nkunda umuntu ntetesha njyewe nkunda umuntu makeya. Najyaga mbwira n'Imana ngo Mana uzambabarire kuko sinigeze mbona keya za data na mama, uzampa umugabo uzajya untetesha. Haleluya, Yesu ashimwe. Rero nageraga ku rusengero nkabona umuntu arankunza anyitayeho, numva ko umuntu ari we muntu tuzajyana mu ijuru. Haleluya. Pastor Masa akambwira ngo Mafi, ngo mukobwa wanje ngo umeze ute? Yesu we, nkumva mbaye nk'ugiye mu ijuru. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Rero ndashima Imana, igitondo kimwe muri 2021 hari hakiriho mu bihe bya corona, abantu batabasha kujya muri mu rusengero. Haleluya. Pastor Masi atoranya, sinzi ukuntu umwuka w'Imana yamuyoboye kugira abantu bakeya tujye baze mu rugo turarane veye. Yesu nashimwe cyane. Twaturimo n'abandi bakobwa bagenzi banjye na umukozi w'Imana ya Jacques, twari turi kumwe muri iyo veye. Pastor Masa aratubwira ati rero muri ayo masengesho dukora veye, tugeze hagati mu ijoro aratubwira ati rero buri muntu apfukame asaba Imana ikintu ashaka. Ngiye icyifuzo nari mfite n'icyurugo. Haleluya. Nari mfite n'ibindi, ariko icyifuzo cya mbere nari mfite nicyo kushaka. Haleluya. Noneho umukozi w'Imana akora ubuhanuzi, yambura impeta, agenda yitwambika, abiduhanura avuga ati iri ni isezerano ryo kugira ngo umuntu wese wifuza urugo Imana uyu mwaka tugiye kwinjiramo, Imana izabukorera ubukwe. Rero urumva bagenzi banjye nabo bari bafite n'ibindi byifuzo, ariko muri ako kanya ikintu nanezerewe cyane, yamaze kubiduhanura, yamaze kutwambika impeta, amaze kuduhanura icyo gikorwa, hamaze akanya aravuga ngo tube turetse gato ngo twumve n'ubuhanuzi bwa dadi wacu Aposo. Turakurikira, tukimara gufungura twumva ubwo buhanuzi ni bwa Apotre nawe yatanze mu rusengero, yarari Dallas nyine mu giterane cyane nijoro. Twumva bituravuga Mana umwuka w'Imana ni mwiza urakomeye. Icyo gihe naragiye nizera, ariko muri uwo ngitangira uwo mwaka aho nageraga hose bakambwira ngo urasa neza, ngo urasa n'umugeni, ngo ariko ngo ufite umuntu kwitayeho. Haleluya. Kandi ntawe nari mfite, nta n'uwambazaga izina. Haleluya. Ukwa mbere kuragera, ukwa kabiri, ariko nabaga muri home hano Nyamirambo mu basaveri nimba muhazi. Nasohoka nkabwira Imana nkavuga ngo umva Mana, naje gucumbika hano kugira nduhuke imihate y'abantu n'umubabaro w'abantu, ndagusabye umpuze n'umugabo wanjye uyu mwaka. Yaba ari muri Amerika wamukura, yaba ari Iburaya hirya no hino Iburengerazuba Iburasirazuba bw'isi, yaba ari no mu Rwanda wamukurayo. Ibyo simiza, ariko sinshaka kuyumwa. Ntabwo naje gutura hano muri iki gihome, sinari nkivuga home, navugaga ngo mu gihome, nkagenda nkigira mu kazi nkakomeza. Turanda komeza urugendo nkagenda
mbona tugeze mu kwezi kwa gatanu nta n'agacu. Haleluya, Yesu ashimwe. Ukwa gatandatu nta n'agacu. Haleluya. Mureke mbabwire gukora kw'Imana. Ariko nizeye rya jambo umukozi w'Imana yanyaturiyeho. Haleluya. Ariko aho ngeze hose najya gusenga, aho abakozi b'Imana barabahanuzi bari, bakampagurutsa bagahanura abandi nge bangeraho, bakambwira tumva ati haguruka mugeni. Yesu ashimwe. Bagahita bamnyambika ivara bakavuga ati nimuririmbira umugeni, bakantambagiza koko. Yesu ashimwe. Nkavuga se bararirimbira umugeni, nta n'umuntu nambwira ati ari kubundi witwa nde, izina nta numbaza akazina. Yesu ashimwe. Ariko ndashaka kubabwira surprise y'ijoro. Haleluya. Imana igiye kugukorera igitangaza, ikora surprise itunguranye. Umutware wanjye yaje mu kwa karindwi kwenda kurangira. Haleluya. Ampamagara tutaziranye, nta naho nigeze mubona, ntawe nta hantu yigeze mbona. Ibindi bwibye ko yamubonye arabibwibwirira. Haleluya. Nge simbivuga. Yesu ashimwe. Nari maze igihe kirekire, nari mfite isezerano ry'ubukwe muri 2016 niho nari mfite isezerano ry'ubukwe. Hanyuma Imana irambwira ngo izankorera ubukwe mu 2022. Hanyuma bigeze muri 2022 mu kwezi kwa karindwi mu matariki gutyo 30 nagiye, ngewe ndi umukozi w'Imana mfasha abantu gusenga. Hari umumama w'inshuti yanjye nagiye gusengera ucuruza ibyuma muri Majerwa. Hanyuma ndangije kumusengera arambwira ngo ariko Felicien, ngo ko Imana ihora ikubwira ubukwe buri munsi, buriya si ubukwe bw'urupfu. Ndamubwira kubera iki ko nta fiyanse ifite mbizi, kandi buri munsi aho dusengeye hose Imana ikabikubwira ubukwe. Ndamubwira ngo Imana yanjye ntabwo ijya imbwira ibitandukanye. Nimba ari urupfu yambwira ko ari urupfu, nimba ari ubukwe ubwo ni ubukwe nyine, kandi izabukora. None arambwira, none se ko Imana yakubwiye ko uzakora ubukwe uyu mwaka, none amezi akaba arangiye, ubwo ntago ikubeshya? Ndamubwira atari kizabikora. Ahita arambwira ngo rero ngo abakobwa b'iki gihe ngo ni ikibazo pe, ngo Imana izaguhuze n'umukobwa uvuye ku mutima wayo. Ndangije ndamubwira umva biragoye nyine, ariko yambwiye ko izamitiramo y'ubwayo. Ahita ambwira ngo kera ngo twigeze kubana n'umwana mu mujyi, ngo uwo mwana yari imfubyi, ngo ariko yaritondaga. Ahita arambwira ngo kandi ngo mu mujyi aho twakoreraga ngo twamwitaga umugore wa gitwaza, ngo kuko buri kanya yaratubwiraga ngo ngiye ku rusengero, ngo ngiye ku rusengero. Mbese intero ye n'inyikirizo ye yari urusengero. Hanyuma ndamubwira ndumva ari byiza cyane, ariko muri ako kanya arimo ambwira numva ijwi rirambwira ngo uwo ni we mugore wawe muzabana nakugeneye. Haleluya, haleluya. Ndangije mpitangira amatsiko, ariko kubera ko ari Imana yari ibimbwiye kandi itavuganye nawe, ntago nagombaga kumubwira ngo Imana irambwiye ngo uwo ni we mugore wawe. Naramubajije ngo none se amazina ye yitwa nde? Arambwira ngo yitwa Leonire. Ndamubwira none se ufite nimero ye? Arambwira ngo hoya, ngo duherukana imyaka myinshi, ngo kubera ko ahita ambwira ngo duherukana nkora ubukwe kandi akana kiwe kari gafite imyaka hafi 8. Arambwira ngo none umwana wanjye afite imyaka 8, ngo kuva icyo gihe kugera uyu munsi nkora ubukwe ntago ndigera mubona. Ndamubwira none se warebye muri telefone yawe ko numvishe ngize amatsiko yo kubona uwo muntu wakwigishije gusenga, hanyuma akaza naho hantu akaba yarabaye umwizerwa w'Imana, akabitara ry'Imana muri ako kazi. Arangije arambwira ngo imyaka 7 nahinduye telefone inshuro nyinshi ntago nshobora kubona nimero ye. Ndamubwira ngo ndebera kuri WhatsApp, uko byagenda kose hari igihe yaba yarasigayemo.
arangije arareba arambwira ngo uzi ko nyibonye. Haleluya, 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 haleluya. Imana ishimwe. Ejo bundi hashize umukozi w'Imana witwa Dawidi ngo Sawuli yari ari kumwirukankana, ngo amaze kumwirukankana ari mahunga, ngo agera kwa Abimeleki, ngo amaze kugera kwa Abimeleki ngo aramubwira ngo mbese hari agatsima kaba gasigaye ahanga, ngo Abimeleki aramubwira ngo imitsima yose yararangiye, ngo hasigaye imitsima y'abasore birinze. Haleluya, haleluya. Nje kukubwira ngo niwihebe nturambirwe, upfa kuba waririnze gusa, Yesu agufitiye uwawe. Imana ishimwe. Hanyuma nangije ndamubwira ati zuminga ko gafoto ndebe isura ye, ndumva nkeneye kumumenya. Haleluya. Yari afite agatelefone gashaje ukuntu akuruye biranga. Ndamubwira ati basi mpa niyo nimero. Arambwira ngo ntago nayiguha, namaze kubona ko ushaka kugira ngo umukunde kandi Imana yakubwiye ko izaguteretera. Ndangije ndamubwira ngo ntago nakubeshya, ndagira ngo ndebe isura ye gusa. Arambwira ngo ntago nayiguha, kubera ko yari umuntu w'inshuti cyane, twaganiraga, yari wa mubyeyi ngira ikibazo nkagenda nkamubwira, naba numva ndemerewe nkamubwira tugasengana. Ndumva ko yayinyimye nyine byarangiye. Ndangije ninjira muri Bibiliya, ndamubwiriza ijambo ry'Imana, mva mu byahishuwe ndamanuka ngera mu itangiriro, mubwira uburyo Yesu agira neza. Arangije arafashwa, ngo amare gufashwa ndamubwira ati ariko rero hari umuntu twari twahanye gahunda, none ntiza telefone, mpamagara uwo muntu. Haleluya. Hanyuma arangije amatelefone, nkuramo nimero ye kubera ko nari namaze kumenya amazina. Ndangije ndaza ndamubwira wanyimye nimero, ndayitwaye, nzamuhamagara kandi nzamubwira ko ari wowe wayimpaye, kubera ko hari ikintu niyumvishemo muri nge ntazi, ntabwo mbizi ariko hari icyo niyumvishemo. Hanyuma rero nihuse, uwo munsi naramuhamagaye ntiyayifata. Njya gusengana n'abandi babyeyi, nari mfite groupe nyobora, dutangiye kwitegura ngo dusenga itarampamagara. Ndamubwira tugiye gusenga, ariko nditwa Felicien ntuye Igikondo, nzaguhamagara ejo nkubwire icyo nagushakiraga. Ndamubaza se wabona umwanya ryari nakuvugishaho? Arambwira ngo ejo nzajya mu materaniro, kuko hari kuwa gatandatu. Arambwira ngo ejo nzajya mu materaniro, nidusoza amateraniro nzakubwira umvugishe. Hanyuma basoje amateraniro, nako nari mfite amashyushyu, ntago we narindiriye, kuko nari nzi amateraniro yo muri zayo n'igihe arangirira. Icyo gihe nge nasengeraga muri ADPR. Nahise nshungana n'amateraniro, ndenzaho isaha imwe. Ndamuhamagara, muhamagaye ndamubwira nitwa Tuyishime Felicien, ndi umukozi w'Imana, ntuye Igikondo, mvuka Icyangugu, njye uguhamagaye, mfite matera, mfite na telefone, mfite n'imyenda. Uko nyine ndi kubikurikirana niko namubwiye. Mfite matera, mfite telefone, mfite n'utwenda dukeya. Umutungo wanjye ni igitanda na matera na telefone. Ikindi nta kazi mfite, ndi umukozi w'Imana, cyakora nkorera Imana. Hanyuma rero igitumye nguhamagara, ndashaka ngo umbere umugore. Aratangara, arumirwa, aratangara, aravuga ngo ndamubwira ndashaka ngo umbere umugore, nicyo kinzanye. Arangije arambwira ati none se sinkuzi, sindakubona, ngo ndashaka. Ndamubwira nibyo nyine, genda ubitekerezeho, nge ndumva ari ibyo. Hanyuma arangije arambwira ngo ke nta kibazo, ubwo nzabitekerezaho. Nyine abifata nk'ibintu bisanzwe. Naho ubwo yari amaze iminsi akoze amasengesho y'iminsi 3,
Imana iramubwira ngo igiye kumuhuza n'igitangaza cye, abe maso. Hanyuma ndongera ndamuhamagara, amubwira none ariko mbere yuko muhamagara yari ari kumwe n'undi mukobwa w'inshuti ye, ngo bari bavanye gusenga, ariko bari barasenze, umwe asaba ibyangombwa bimujyana hanze, undi asaba umugabo. Uyu yasabaga umugabo, uwo asaba ibyangombwa bimujyana hanze. Hanyuma basaga n'abari gusezeranaho, ngo aza gutekerereza umukobwa, niko ambwira, ngo aza gutekerereza umukobwa w'inshuti ye, amubwira uburyo umusore amuhamagaye amubwira. Umukobwa aramubwira ngo nyamara ube maso, Imana yakubwiye ko iki ari igihe cyawe, njyewe ibyanjye yarabisubije, none uwo muntu uje akubwira gutyo ntiyaba aturutse mu mugambi w'Imana? Ngabitekerezaho. Hanyuma nza kumuhamagara, ndamubwira noneho ndashaka igihe duhure nkumenye. Ariko icyo gihe namuhamagaye nari ndwaye, kandi indwara nari ndwaye nawe niyo yari arwaye, twese twari abarwayi. Hanyuma nsoza rero yaje kumpa gahunda yo mu mujyi, ko tuzahurira mu mujyi. Hanyuma mbwira ahantu twagombaga guhurira, arangije ntiyaba ari hajya, ajya ahandi hantu kugira ngo arebe uwo musore uko asa uko ameze. Ngeze mu mujyi, Imana irambwira ngo aho ngaho yakubwiye ntawe uhari, genda uramusanga hana. Ndagenda musanga ahantu yicaye, ndangije ndamusuhuza bimutunguye, atungurwa n'icyo. Turaganira, ambwira ubuzima bwe, tuvaho twemeranijwe kubana. Hanyuma ku itariki 17 z'ukwa 12 Imana yadukoreye ubukwe bwiza. Nta mafaranga nari mfite, nawe nta mafaranga yari afite. Ubuhamya bwacu ni burebure, ariko ndagira ngo nkubwire, wowe uri aha ngaha waje kurara imbere y'Imana, wizera Imana ifite uburyo, Imana ifite ubushobozi. Reka ijambo tugiye gusengeramo riri muri Yohana ibice 21, Yohana ibice 21 ku murongo wa 4 n'umurongo wa 5. Haravuze ngo umuseke umaze gutambika, Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja, ariko abigishwa ntibamenya ko ari we. Yesu arababaza ati, yemwe bana banjye, mufite icyo kurya? Baramusubiza bati, ntacyo. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo umuseke wamaze gutambika, ariko ntiturabimenya. Ariko ndagira ngo nkubwire, hari ijwi rije kukubaza ngo mbese urashaka iki? Haleluya. Mbese urashaka iki? Urashaka urugo? Uri umusore nta mwana ufite? Ngwino hano. Haleluya. Ngwino hano tuguhesha umugisha, ugende nawe wubake. Ngwino hano tuguhesha umugisha, wakira igitangaza. Nimba uri umukobwa ukeneye urugo, ngwino tuguhesha urugo. Haleluya. Ubu ikidendezi cyamaze kwihinduriza, kandi ndagira ngo nkubwize ukuri, Imana yambwiye ngo ije gukorera abantu ibitangaza. Hetas shapos leta tando sepa. Imana ije gukorera abantu ibitangaza. Haleluya. Haleluya. Ariko ko numva amajwi ambwira ngo hari abasore bazinze, waje hano mu kidendezi. Iyi mpeta umuntu ayihabwa na Yesu, ntabwo ayihabwa n'ikindi, ayihabwa na Yesu. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo Yesu arakora igitangaza, Yesu arakora imirimo. Aya masaha turabona ikimenyetso cy'ibyiza. Ahangaha Imana yampishuriye, hari umuntu batwaye umwenda we w'imbere, bawujyana ku mazi. Barangije bafata igitare bawushyira mu mazi. Uravuga ngo amazi nta kintu na kimwe adatembana.
ariko uyu nguyu we ntago dushaka ko agira n'icyo atembana, ahubwo turashaka ko ahama aha ngaha mu mazi. Ibibi byose bije byose by'amazi azanye akajya bimucisha hejuru. Ariko Imana irambwiye ngo ugipfukama aha ngaha, Imana igukoreye igitangaza. Turi mu mezi, tugiye kwinjira mu mezi 6 asoza umwaka. Imana igiye kuguhuza na fiance wawe mu izina rya Yesu. Imana igiye kuguhuza n'igitangaza. Uwo mukecuru wo mu muryango nyogokuru uvuga kuri ubyara papa wawe yagutambyeho igitambo, ariko nagira ngo nawe nkubwire ngo icyo gitambo n'ibyo yakoze bigiye gupfa ubusa. Imana igiye gukora iby'ubutwari. Ubwo ndimo ndatanga message nuko ndi kwanga ko. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Umaze igihe kirekire udaseka, ariko Imana irambwiye ngo igiye kugusetsa. Imana irambwiye ngo nkubwire ngo igiye kugusetsa. Haleluya. Ariko Uwiteka agukorera igitangaza, abantu bamenye ko wasenze, abantu bamenye ko wategereje, abantu bamenye ko warayeveye. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo siko bizaba kubategereje Uwiteka, ntago tuzakorwa n'isoni ndetse ntago tuzamwa. Niko Bibiliya ivuga. Haleluya. Ikibaya mwari muhagazemo mwagendagamo cyari kibamereye nabi, cyari kibaremereye, tugiye kubasengera mu izina rya Yesu mubone ikimenyetso cy'ibyiza. Abakozi b'Imana niba bazenguruke ni kumwuka mbwiye. Bari abakozi b'Imana babazenguruke. N'uyu mukozi w'Imana ahagarara hano. Imana mbwiye. Haleluya. Madamu yarokotse jenoside muri 1994, ngiye mvuka 1996. Urumva igitangaza? Haleluya. We jenoside yabaye ariho, ariko ngewe ntago nari ndiho, ariko Imana iramurindiriza muri 2022 imukorera igitangaza. Haleluya. Nimba atari na hano, nimba ari Burayi tugiye kumuhamagara, nimba ari muri Amerika tugiye kumuhamagara, nimba ari muri Aziya tugiye kumuhamagara. Haleluya. Yitabe mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubushobozi, uri Imana ifite ubutware. Aba n'abana bawe bari imbere y'ubwiza bwawe, natwe twarakubonye, twakubonye ukora igitangaza, twakubonye uhindura amateka, twakubonye utwiyereka mu izina rya Yesu. Uwiteka Nyiringabo, wowe ufite imbaraga, wowe ufite ubutware, wowe ufite ubushobozi, ufite imbaraga zo guhindura amateka yabo. Reka baboshwe ubabohore mu izina rya Yesu. Imbaraga zibabashe mu izina rya Yesu. Yaba izo mu muryango turazimenaguye, 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 turazimenaguye. Ratosa pasako retatatata atapasako retayazome sharazarakota mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Niwe duhamagaye, niwe duhamagaye, niwe duhamagaye. Kora igitangaza, kora igitangaza, kora igitangaza. Abakobwa bakubone, abasore bakubone mu izina rya Yesu. Turarema ingo z'umugisha, turarema amakwe y'umugisha mu izina rya Yesu. Turahamagara abakwe ku bakobwa bacu, turahamagara abageni ku bahungu bacu mu izina rya Yesu. Tukibasenge umuseke n'utambike uko watambiki ubwoko bwawe
bwari bwamaze kwiheba, bwamaze gufata inshundura, bwasubiye kuroba. Ni ukuvuga ngo bari bacitse intege, bari kubona ko ntacyo bakibonye, bari kubona ko bakozwe n'isoni, basubira kuroba. Ariko warabiyeretse, urangije urabagaburira, urangije urabagaburira, urangije urabagaburira. Mu izina rya Yesu, aba nabo ntibaje gukina, ahubwo baje kukwinginga kugira ngo bagirire neza, kugira ngo barengere, kugira ngo batabare. Mu izina rya Yesu, uyu mwaka utararangira, tuzumva impundu zabo, tuzakira amashimwe yabo mu izina rya Yesu. Amen. Mugende, Imana ibahereze umugisha, kandi Imana harabigiriye. Reka dukomere Imana yacu amashyi menshi.